gaza imiterere yiwe cyangwa se ushobora gushekinga kugira ngo abantu baze ari benshi bamukurikiye. Aya kubatandukanya bombi ko ari babiri. Hari umukobwa ushobora kuza hari akadetaininga abantu. Okay, bari mu moko menshi. Hari abahosta ba karaoke, hari abahosta b'ababyinnyi, b'abadansa, babita aba stripper, hakaba n'abahosta bahuza abantu gutyo mu kabari, abakahuriza abantu muri hoteli kugira ngo uwo nyiri hoteli acuruze nabo babone amafaranga. Wowe uri muyihe kategori muri abo bahosta? Jewe ndi mu bantu bashaka kuzana abakiriya. Njye navuganye na nyiri aho hantu ngiye gukorera. Yes. Ntabwo ndi wa muhosta nyine uzangwa abyine ngo akurure abakiriya, ariko ndanisanzura nyine ngisanzurana n'abakiriya tugaseka tukabyina tukishima, ariko ntabwo njye imbere y'abantu nyine ngo mbyine ngo mvuge, ntabwo ndi umu-MC. Ko babyita ngo abahosta baza kubifatanya ngo n'ikimansuro, urabivuga iki? Ikimansuro bibaye ngombwa ko uzajya ugenda hariya imbere y'abakiriya, urumva ukagenda wambaye agakanzu wenda samutime katarimo n'ikariso mo imbere, urumva nta n'ikariso wambaye, ugashekinga ukabyina nka kora abashadibo babikora kugira ngo uzamure hosting yawe ushyire kuri calibre ya runaka. Ibyo bintu ritari kuzabikora ko guhostinga muri iki gihe bigoye, utari umukobwa uragaragara nk'umuntu uri shy. Biragusaba kugira ngo uzajye ugenda wambaye ka kantu akasa mutwe, ugenda abagabo ku buryo n'umugabo ugiye ukamwicara ukagira ngo ukavuna umugongo gutya, urumva ukanamusoma central ugatambuka ukagenda, urumva ukagira no ikigali kinini cy'abakobwa b'abasazi nyine bazi b'abanyamugi, urumva bazi kuvundereza abagabo kugira ngo n'umugabo abashe kugura niyo mowete cyangwa se abashe kumanura niyo Jack Daniel. Kandi ikigaragara cyo nuko mbona uri umuntu usa nkaho ugifitemo akantu k'ubwitonzi cyane kandi mu kabari mu bintu dukora. Ariko hano hanze umugore uko abagomba kwitwara nyine nk'umubyeyi, umuntu ufite izindi nshingano, ufite abandi banareba mu rugo, afite ariko umukobwa nyine wumva bayireba we ku giti cyiwe. Ubu none wagushaka waba umusingi w'urugo cyangwa waba umusinzi w'urugo? Ntabwo naba umusinzi kuko n'ubundi no mu bukobwa bwanjye ntabyo nigeze. Yenda nshobora kunywa izo nzoga, ntabwo mvuze yuko ntanywe izo nzoga, ariko nazinywa, ariko nkamenya n'uburyo nitwara. Rero no kuba mfite ako kantu kuko nzi yuko umugore atitwara kimwe n'umukobwa. Ubwo mfite na experience yo kuvuga ngo ngeze mu rugo rwanjye nakitwara gute. Ese ntabwo uranywa inzoga ngo ubwibuze utera imite ngo zigukoresha ibintu utapanze, ko bavuga ko icupa rimwe amacupa birama? Ibyo ni ibintu bibaho cyane kuko n'ubundi buri inzoga zinanasembura ku buryo ushobora kujya mu kabari ukanywa inzoga utumva gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, utangiye kugenda gute, utangiye kugenda ugira santima, ukubona umukobwa atambuka ugatangira kumutekereza ukavuga atari kubundi wamuvundereza, urumva nka mujomba gitwe, urumva ngatangira kwikatisa muri mind, urumva nikarangira ukoze mistake, urumva ariko ari ikintu kimwe nshaka kukubaza. Ni iki kintu gituma ubundi umwana w'umukobwa reka nkivuge gutya, bivugwa cyane ko abakobwa bakennye badafite amafaranga aribo basambana cyane. Urugero umubare mwinshi cyane w'abakobwa babakene nyine ngo nibo bakobwa bakunze gukwirakwiza cyane imibonano mpuzabitsina ahantu hose, mu bagabo, mu basore batandukanye, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu bivuga wiki? Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo nkeka yuko umuntu yajya gusambana ashonje. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ari kesi yo kuvuga ngo ababizi ibyo kurya, ahubwo hari ibyo aba ararikira adafite ubushobozi bwo kubigeraho, noneho akajya mu bwo busambanyi akabwijandika mu buryo bwo kwicira inzira. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Bikunze kubaho, ariko umukobwa nk'uwo ntabwo ari uko aba ashaka kuba iki kintu yagikura mu, ahubwo we aba afitemo ikintu cyo kuvuga ngo ntavunika.
Okay. Hey, wagwan my people, wagwan me people, wagwan me fans, wagwan me humble, wagwan me Rwandan people. Yeah, bombo crat interpreter, danda shata ida ngongo denge adangala dingi yododo. Yeah. Banyita Kamaro, ushatse wanyita umuvumvu cyangwa se aka inkota y'amatovu. Banyita byanyabyo izina ry'icyangwe papa kwipakala. Papa kwigira gute? Papa kwipakara. Uyu munsi kuri 5G TV turi kumwe n'abantu babiri baba host. Umwe ni umuhosta w'umu DJ, undi ni umuhosta muri hospitality bijyanye na n'utubari n'amahoteli. Aba bahuje uyu munsi anga kuri 5G TV show kugira ngo tuganire nabo tuhashumike. Batubwire what's going on. How are you? I'm good. Utavuga ko ufite isoni. I'm good. Meze neza cyane. Nitwa Giramata Yvette. Yes. Nkaba ndi umuhosta ku bijyanye n'amahoteli, utubari. Nkaba ndi hano mwe n'abafite banjye. Yendo mushiki wawe Cyane. ariko waranyimye. Ngaho. Akose ko munavuga ngo waranyimye ugatubanga ngaho. Ubundi ubuzi uvuga ngo karabaye ubuzi habaye yaranyimye. Yakwimye icyubahiro se yakwimye iki? Yakwimye icyubahiro yakwimye. Shout out ku bakobwa bose bimana kuko muzatanga mu ijuru. Aha, tukaba turi ibumoso bwe hakaba hari uwitwa DJ T Brown wakasamuto. Uvuye imvuto. Oya nagari imvuto. New look man, new look. Yo ni new look cyangwa uvuye imvuto. Oya naka new look ava imvuto se n'ubwanga bakabusigaho. Oya ko bavuga ko biri kuvugwa hano hanze yuko DJ T Brown wo muri Great Hotel. Ngo waba hari ukuntu ngo waba waravundereje umugore w'umugabo. Ngo bakagufata bakakujyana imvuto ibyo bintu byarabaye. Ase ibyo bintu byaba nibibure kumenyekana icyamamare nkanjye se. Nago imvuto wapi kabisa. Okay, ukiwanga icyamamare wamamaye mu biki? Mu kudija. Aha. Udija ahantu hangahe, udija mu buhe buryo ukoreshe soft, uri DJ nde, uri DJ watangiye ryari ku buryo wumva kuri icyamamare, ku buryo waba uri kuri club y'aba DJ umuntu ashobora gukenyera wenda nko muri hotel cyangwa se nko mu kabari cyangwa mu rubyiniro runini. Je ni ibintu bizwi cyane. Sibyo? Je natangiye 2014. Je ndi muri agent. Urumva? Ndi muri agent natangiye 2014. Ikindi ngorera ahantu henshi hatandukanye. Sibyo? Mbese muri make ninge mupfubuzi w'imiziki y'abandi bantu batigeze bapfubuza. Oya mu buzima busanzwe akona ko nari bukakubaza. Bajya bavuga kuri umupfubuzi mu buzima busanzwe. Oya w'imiziki ariko. Apana umupfubuzi w'imiziki, umupfubuzi upfubura abagore bapfubye urumva? Ngo abagabo babona bananiwe kurongora ngo bagize ku byishimo byabo. Ibyo bintu ni ibyanyabyo. Ibyo bintu ntago ari ibyanyabyo ngiye mfubura umuziki bro. Urumva uko amakuru ngewe nifitiye nuko ngo mu minsi ishize wowe wari ufunze uzira gupfubura umugore w'abandi. Uwo mugore se ngo wagiye gupfubura umugore w'abandi, umugabo waragufata urumva murarwana birangira bakujyanye imvuto urumva bagutama bakwambika udukomo. Banyambika udukomo. Ni nayo mpamvu uyu munsi ugaragara wari ufite dread, uyu munsi ukaba ufite icyo bita Ezekiel ku mutwe. New look bro ntago ari ibyo ngibyo man. Niki cyatumye ukuraho dread zawe n'ubihakana ibyo bintu? Nari maze guhaga umusatsi. Warawuryaga se? Oya numvaga nyine narambiwe nyine tunarwaye umutwe ndawugosha. Ubwo bisasiyeho. Reka twigire kuri Giramata. Giramata makuru y'iminsi. Umeze neza? Tubwire imbogamizi uhura nazo nk'umuhosta w'umukobwa. Buri umuhosta ari nk'umupromoter cyangwa se umuntu uhuza abantu mu kabari cyangwa muri hotel. Imbogamizi uhura nazo ni izihe? Aba boss bacu bazamura amafaranga. Dore muri Kigali byarakomeye. Ibyo ngibyo ni deal ugomba kudiringa neza kugira ngo amafaranga aboneke. Urumva yenda nkanjye utaratangira kuzamuka cyane. Kuba nicaye ahangaha no kuba nabwira abanyarwanda bakamfasha abambona hano nabo abafite utubari ayo mahoteli bakaba bamfasha nkabona ako kazi nkatera imbere nanjye nk'umunyarwandakazi. Aha, watangiye ibintu bijyanye no ghostinga ryari? Nagiye kinini gishize. Ni iminsi mikeya ndumva narahostinze nk'inshuro nk'eshanu gutya 6.
ntabwo ari nyinshi. mu bahosta uzi hano mu Rwanda harimo abakobwa batandukanye b'abahosta, harimo Sharina Dor, harimo Muyango, harimo witwa Zinda, harimo na mama wabo Shadibu wabitangije na Shadibu wabitangije. Urumva ninde muhosta ubona uyu munsi uri kuri Calibre muri bara abakobwa bose b'abahosta? Njyewe navuga uwo numva nyine nishimira, nkumva ni nawe muntu mba mfatira urugero nka Muyango nyine. Muyango mba mbona ariwe ni umugore ushikamye uba umugabo, sinzi ko nabivuga, gusa njye nyine niwe muntu nireferaho nkavuga ati uyu nguyu rwose ni intangarugero imbere yanjye. Muyango ikintu cya mbere mukundira, umuntu ahora yisekera, kandi ikindi atuma nyine numva yuko naba nashatse n'umugabo biriya bintu nabikomeza, kuko nawe afite urugo kandi arabikora. Ubwo uri umufana wa Muyango cyane rwose, hanyuma akaba na role model mu bijyanye na hosting cyane. Abakobwa bakunze guhostinga cyangwa se bakora akazi ko guhostinga bakunze kubita abakobwa b'indaya, nibyo yego cyangwa oya? Ntabwo ari byo. Utandukanyiriza hehe umuhosta n'umukobwa w'umustripa cyangwa se n'umukobwa ukora mu kabari ugaragaza imiterere yiwe cyangwa se ushobora gushekinga kugira ngo abantu baze ari benshi bamukurikiye? Kubatandukanya bombi ko ari babiri. Hari umukobwa ushobora kuza hariya akadetaininga abantu. Bari mu moko menshi. Hari abahosta ba karaoke, hari abahosta b'ababyinnyi b'abadansa babita abastripa, hakaba n'abahosta bahuza abantu gutyo mu kabari, abagahuriza abantu muri hoteli kugira ngo uwo nyiri hoteli acuruze nabo babone amafaranga. Wowe uri muyihe kategori muri abo bahosta? Njyewe ndi mu bantu bashaka kuzana abakiriya. Njye navuganye na nyiri aho hantu ngiye gukorera. Ntabwo ndi wa muhosta nyine uza ngo abyine ngo akurure abakiriya, ariko ndanisanzura nyine nkisanzurana n'abakiriya, tugaseka tukabyina tukishima, ariko ntabwo njye imbere y'abantu nyine ngo mbyine ngo mvuge. Ntabwo ndi umu-MC. Ko babyita ngo abahosta baza kubifatanya ngo n'ikimansuro, urabivuga iki? Ikimansuro bibaye ngombwa ko uzajya ugenda hariya imbere y'abakiriya, urumva, ukagenda wambaye agakanzu wenda samutayemo katarimo n'ikariso mo imbere, urumva, nta n'ikariso wambaye, ugashekinga ukabyina nka kora abashadibo babikora kugira ngo uzamure hosting yawe ushyire kuri Calibre ya runaka. Ibyo bintu ritari kuzabikora ko guhostinga muri iki gihe bigoye. Utari umukobwa uragaragara nk'umuntu uri shy, biragusaba kugira ngo uzajye ugenda wambaye ka kantu akasa mutwe, ugenda abagabo ku buryo n'umugabo ugiye ukamwicaraho ukagira ngo ukavuna umugongo gutya, urumva ukanamusoma central ugatambuka ukagenda, urumva ukagira no Kigali kinini cy'abakobwa b'abasazi nyine bazi b'abanyamugi, urumva, bazi kuvundereza abagabo kugira ngo n'umugabo abashe kugura niyo mowete cyangwa se abashe kumanura niyo Jack Daniel. Kandi ikigaragara cyo nuko mbona uri umuntu usa nkaho ugifitemo akantu k'ubwitonzi cyane, kandi mu kabari mu bintu dukora ntabwo ako kantu kajya ntabwo gatwika. Uzabikora gute ibyo bintu? Urabona uzabishobora? Bitewe nuko wenda natangiye numva ko ari ibintu ntazashobora, ariko uko ngenda mbikora umunsi ku wundi ngenda mbona abakiriya benshi, abantu benshi bankurikirana aho ngiye, bitavuze ngo nuko ngo ngiye nambaye ubusa cyangwa ibyo ngibyo. Buri wese aba afite uburyo atwaramo ibintu byiwe. Njyewe nyine ukundi niko nitwara ahantu hose. Urwo rubyiruko cyangwa n'abo bantu nyine wanatezwa n'imbere n'abantu batanambara n'ubwo busa. Byashoboka ko nta muntu ndakeka nta muntu uretse abapasiteri nabo bajya mu kabari, nibwo yaza akanyweye fanta nta kibazo. Ariko ntabwo nyirakabari yabacuruje. Erega mu kabari ntabwo abantu batagatinga umuntu unywa fanta. Mu kabari batagatinga umuntu uri buze kumanura boto, uri umuntu uri buze kumanura Jack Daniel, uri umuntu uri buze kumanura Johnson, umuntu uri buze kodaringa igisiga ndetse n'abakame, urumva, agakubita ngaho nyumvira sha. Ubu ngubu uzambwira ngo pasiteri ugaje muri host yawe uvuge ngo ugiye gucuruza, abo uzatuma nyirakabari ahomba. Uwo mupasiteri ashobora kuza ariko ntabwo ashobora kugura abandi bantu, kuko nanjye rimwe na rimwe akenshi nanjye
ntabwo unywa inzoga. Inzoga ndazinywa ariko ninde wakubwiye ko abapasiteri batanywa inzoga se kuki umupasiteri atazaga ngo agure Jack Daniel ayinywe birashoboka hari n'abazinywa ariko ari umupasiteri uragutereta ntago wabikoze ntago yanyeruriye nahise nyine ngiramo n'ubwoba ndikanga wabikoze ntiyakurongoye ntago yanyeruriye ariko yabivuze mu magambo bura ntago mbese bageze ku ngingo nyine mu cyayenge bigahita birangirira aho ngaho ariko n'ubundi karacyari ntago kakirimo wongera umwapuroci umupasiteri w'umusiribateri cyangwa yarafite umuryango yari afite umuryango twajwemo namufataga nka pasiteri wanjye nashaka kugira ikibazo nkaba nabwira pasiteri ariko nyine yahise anyereka iyindi shusho ubu nta gitwe yakujombye oya ntabwo bakita igitwe sikaba umugano awutarukiraho noneho awigondekeraho akawutarukiraho muri host yawe ugenda wambaye uti muri host yanjye cyane uko wambaye ibi ngibi ni iby'akazi nyine gasanzwe aka kanya wumvuye mu kazi gasanzwe kuko ndacuruza ku Gisozi ibintu by'amabogisa amasengere y'abasore amasitiye amashakoshi amashanete n'amasitiye y'abamama n'abakobwa kugiye kubakura ku migatira ukagira icyo tubwira ku bakobwa bamaze gucukubira no kwambara ikariso kandi muri hosti zanyu niho baba bari benshi bambara agakanzu nako kagufi urumva katarimo ikariso ibyo bintu bivuga iki buri wese nyine hari n'abo numvise ngo ibyo biracuruza wowe urayambara ngenda yambara ari sure kuko ndanazicuruza urumva ndazicuruza nanjye mba nyambaye kuko nta nubwo ariko imbangamira bavuga ko ngituma ngo imyeyo idakura ituma ngo bitagira bitaguka niko abakobwa bavuga ibyo ngibyo nta bumenyi mbifiteho ese mu buzima busanzwe ugira umwana nta mwana mfite uramuteganya kumubyara se byibuze yego byari ntabwo nzi igihe n'umunsi igihe kigenwa n'Imana ntabwo mbizi ariko umusore uzaza uri tayari ubundi ku isoko nta musheri ugira uri kurya Nyarugenge ariko umva ufite umusheri cyangwa nawe ufite ubu ngubu nawe nta musheri ufite umukobwa avuga ngo nta musheri afite n'abahungu buzuye muri Kigali yenda uwanjye ntabwo arazi wowe ntabwo arazi ariko gusambana byo urabikora gusambana ni ibiki gukora sex nyine guhavinga sex ibyo ni ibanga ryanjye ibanga ryawe ubwo ntabwo bikunda ntabwo navuga ngo ndabikunda nyine gukora sex ntabwo ari ibintu bivuga ngo ni ibintu bimbamo nyine ngo numva ngo nashyira imbere cyane uyu musore mwicaranye uri ibumoso bwawe aramutse akubwiye ati ndashaka ko tubyinjiramo uyu munsi nk'umuntu udafite boyfriend cyangwa se udafite umukunzi wabyemera cyangwa wamubwira ngo wamuta muri recycle bin ntabwo uko umuntu biterwa n'uko umuntu manzo mare mwitegereze bamwita Kasamutwe Brown uyu ni umuhungu wo ku Gisenyi bamwita Munyagisenyi Jean Claude ni umudj hano muri Great Hotel muri Kane uzajya umubona abana bari kuvanga imiziki every Friday on Saturday Sunday dukora pool party hano murebe uko nameze hindukira umurebe ubu ngubu urabona Pastor Mutabazi abashyize ari imbere akabasezeranya mutahaca ruzungu ni umusore mwiza nta kintu atwaye ariko nyine hari igihe murashaka no kuzana imuhoze uwo ari we wese umusore uwo ari we wese mwahuza bitewe kuko hari abantu batagira karagiteri zimwe ugasanga agiyeho nyine ndamubonye ndamwishimiye uko mubona ariko nyine uko tugenda tumarana iminsi tuganira ukumva nyine ibitekerezo byanjye nawe ntabwo bihura ntabwo biri guhura iyo umugabo aguhamagaye ukabona kwibanzeho kandi afite umuryango ubu utekereza ko gushakira iki
abagabo bafite imiryango nabo turavugana ariko mudafite icyo mupfana akaguhamagara ukabona ari kukwitaho ari kukubona mwiki hari n'abantu njye hari nk'umushuti wanjye mfite nk'umugabo wubatse ni wa muntu ungira inama ikibazo nagira cyose nkaba namubwira nk'inshuti yanjye nyine nkamufata nk'umusore cyangwa nk'umukobwa ariko nyine hari ibintu nyine by'ingenzi ntamubwira ariko ni inshuti yanjye kandi arubatse nta nubwo mba mbona ko ibyo bintu ari byashyize imbere by'iki gihe ntabwo mba mbona bishyize imbere. Okay, DJ T Brown. Yeah. Uri umu DJ uhora imbere ya prayer yawe, uhora muri public uri kuvanga imiziki mu bubari butandukanye. Ni izihe mbogamizi umu DJ ahura nazo? Imbogamizi mu kazi duhura nazo ni sirahari ariko si cyane byari kera. Abasinzi bagiye kuri discipline yuko twabaga turi nko gucuranga umusinzi akaza akakumenera nk'inzoga mu byuma uri gucuranga sibyo ariko iyo ngiyo ntago navuga ko ari imbogamizi ku musinzi buriya nta limite agira. Hari igihe ayimena amata abishaka hari n'uwayimena abishaka nanone biratandukanye ariko kubera tuba dufite n'ababonza baducungira umutekano mu kazi dukora ubu ntago nabyita nk'imbogamizi n'uwabikora ahubwo we yaba ashaka kwita muri RIB kuko numva yaba ari icyagiye gukora yaba agiye kunyicira CV y'ibintu ndi gukora byanjye ugasanga nawe baranamufunze. Yes. Aha imbogamizi turi kugira muri iyi minsi nakavuze amafaranga amahoteli naduha amafaranga haze no atwa abantu b'abashoramari babashore musi washora mu DJ gute? Mu DJ se nabwo akoresha ama platform matandukanye nago yamamaza nago nakwamamaza kuri Instagram yanjye nago nakwamamaza kuri ibyo niba utabizi kuba wafungura urukuta rwa Instagram ukajya updating n'ibisango so kwifotoza se na telefone ugira ahubwo kereka uvuze ngo akangurira prayer wenda akamvana kuri Serato akamvana kuri Zerabora akagura prayer nziza urumva ariko ibyo ngibyo nabyo prayer nziza se wajya kuyigura utaraba mu DJ expert byo kugira ngo bikumarire iki gutese ibyo nkubwira ikintu nimo ndavuga kwamamaza nagaru kuvuga ngo nukukugura prayer sibyo dukore nuvuga ngo umuntu ashobora kunshoramo amafaranga ngengagira ibintu mukorera biciye mu byo ngora niba ari inzoga runaka bagiye ngo kwamamaza nshasha nabandi ngo gucuranga ngazajya ncuranga ndi kuvibinga mfite iyo nzoga aho ngaho ubwo niko gwakubwo ibyo ngibyo ni bisanzwe uramutse ugize izina ryawe arikoze ufite platform nini n'umuntu abantu bazakugana baze bamamaze ahubwo mbwira ndashaka ko utubwira ku kijyanye n'ubusambanyi ngo bumeze nk'ubw'inyamanza busigaye bwarateye mu ba DJ bavuga ngo umwana araza akagusaba indirimbo wamukinira indirimbo uvuye ku marangamutima yiwe urumva ihuje n'amarangamutima yiwe mukanya ngo mukabumusabye nimero mukabaragiye ngo ukabura murongoye ubusambanyi bw'aba DJ bo muri Kigali urimo baravuga ko bugiye kuzatuma abantu bareka gushaka abana bo muri Kigali murabamazemo barongora n'aba DJ kazi nabo abavanze b'imiziki nabo ngo nuko kuntu bimeze ibyo bintu byo ni ibiki ubusambanyi bwanyu bumeze nk'ubw'ihene zo mu mpeshyi bwo murabona buzabageza kuki ibyo bintu we bimeze bitubundi wabucikiye bimeze bite njaho nabucikiye urongora abangaye mu cyumweru njewe se gusambana n'ubundi bihoraho uhora usambana buretse nimanze gusobanura gusambana bihoraho naka kanya turi hano hari abantu bari gusambanira he mu mago yabo mu magito yabo urumva rero sibyo abakobwa bamaze kwikubitamo twayegizo n'ibiki nago basambana n'abadije basambana n'abantu bose ahubwo bakitwaza ngo n'abadije babitandukanye ibyo bintu kuko umukobwa we yasohotse asohokana n'umugabo urumva DJ akamuha umuziki ahubwo nyuma yaho ngaho ingurikizi bashobora ngo kwenda bakagera akamuhereza nimero bakazaciringa ariko simvuze ko yuko umukobwa yasohotse atahana n'umudije murabyumva kimwe ra niko bimeze ariko murabyumva kimwe sibyo nago nta umukobwa usohotse asohokana n'umugabo kandi kimwe nabo mwese muri aba host ari DJ abari master of ceremony ari yunguye nawe no mu host urumva
wowe ibyo bintu bijya bikubaho mu kazi ukagenda wiyambariye nk'agakanzu kawe ugiye guhostinga ahantu urumva wateguye ku buryo umugabo akakwifuza kubona agatangira kumira amaritiro urumva yego bijya bikubaho muri muntu wese nyine ikiremwa muntu uko giteye kigira irari cyane cyane abagabo ngo muremanywe irari wowe uri umugore se kuvuga ngo muremanywe wowe uri umugore ngiye ntararingira ndakubwiza uko yawe turayafite ntararingira gusa kankugira inama nk'umuvandimwe wavundereza abakobwa ukabarongora ukagira gute uzirinde umuntu uri under 18 ejo ntabwo ushaka kukubura numvise imyaka ni biki bamanuye urukiko numvise ngo bagiye kujyayo bafite 18 mu rukiko se mu gusezerana ibyo ntabyo nzi nyibyo nzi ni bya ADPR ngo yahinduye ibintu ngo abantu bagiye kujya batobora amazuru ngo bakanywa n'amayoga makeya ngo bwibuze ngo akanywa amacupa 2 ku munsi ngo mu ADPR yemerewe ikindi ngo akazajya akora sexe yemerewe gusuka urumva mu ADPR yemerewe kurongorana urumva ariko ngo atarengeje inshuro 2 mu cyumweru urumva yemerewe kwitera ihina yemerewe kwitera verine urumva yemerewe kwambara utuntu tugufi ibintu byose arabyemerewe no gutobora izuru no kwambara amabishu byose barabyemerewe ibyo nibyo nzi nayo by'imyaka byo gusezerana byo ntabyo nigeze numva ibyo ubu bumva umuntu yasezerana afite imyaka ingahe cyangwa 20 none se ko kera bibiri muri za 94 na kangaye ko bashakaga bafite ngo 16 kuki se ubu ngubu babishize kuri 18 cyangwa kuri iyo myaka 20 ntago bashakaga ngo babyare kandi bakubaka n'ingo zikaramba urabyumva ati Linda buri babona barebye babona baba bari gushyira abana mu nshingano nabo bakira abana baba bari gutuma abana bajya kurera abandi ese ubona umuntu washatse n'umuntu utarashatse batandukaniye mu bijyanye n'imyumvire cyangwa se na performance yabo muri society umuntu ufite abana urugo ntabwo aba ameze nka wa mukobwa ukigenga hano hanze aba afite umuntu nawe umugenga nk'uko yenda ubu ngubu haje ngo uburinganire ariko n'ubundi umugore aba agomba kuba umugabo ni umuco nyarwanda umugore akaba nyine umugore bajya bavuga ngo ni inkingi y'urugo nimba ari umusingi ibintu nk'ibyo ngibyo nyine njya mbyumvaho gake ariko hano hanze umugore aba agomba kwitwara nyine nk'umubyeyi umuntu ufite izindi nshingano ufite abandi bantu areba mu rugo afite ariko umukobwa nyine wumva aba yireba we ku giti cyiwe ubu none wagushaka waba umusingi w'urugo cyangwa waba umusinzi w'urugo ntabwo naba umusinzi kuko n'ubundi no mu bukobwa bwanjye ntabyo nigeze yenda nshobora kunywa izo nzoga ntabwo mvuze yuko ntanywe izo nzoga ariko nazinywa ariko nkamenya n'uburyo nitwara rero no kuba mfite ako kantu kuko nzi yuko umugore atitwara kimwe n'umukobwa ubwo mfite na experience yo kuvuga ngo ngeze mu rugo rwanjye nakitwara gute ese ntabwo uranywa inzoga ngo ubwibuze utera imite ngo zigukoresha ibintu utapanze ko bavuga ko icupa rimwe amacupa birama ibyo ni ibintu bibaho cyane kuko n'ubundi buri inzoga zinanasembura ku buryo ushobora kujya mu kabari ukanywa inzoga utumva gushaka gukora imibonano mpuzabitsina utangiye kugenda gute utangiye kugenda ugira santima ukubona umukobwa atambuka ugatangira kumutekereza ukavuga atari kubundi wamuvundereza urumva nka mujomba gitwe urumva ngatangira kwikatisa muri mind urumva nikarangira ukoze mistake urumva ariko ari ikintu kimwe nshaka kukubaza ni iki kintu gituma ubundi umukobwa umwana w'umukobwa reka nkivuge gutya bivugwa cyane ko abakobwa bakennye badafite amafaranga aribo basambana cyane urugero umubare mwinshi cyane w'abakobwa babakene nyine ngo nibo bakobwa bakunze gukwirakwiza cyane imibonano mpuzabitsina ahantu hose mu bagabo mu basore batandukanye ibintu nk'ibyo bintu bivuga wiki oya ntabwo ariko bimeze
ntago nkeka yuko umuntu yajya kuba yajya gusambana ashonje ntago bishoboka. oya ntago ari question yo kuvuga ngo ababizi ibyo kurya, ahubwo hari ibyo abararikira adafite ubushobozi bwo kubigeraho, noneho akajya mu bwo busambanyi akabwijandika mu buryo bwo kwicira inzira. Ibyo bintu ntago ari byo bikunze kubaho, ariko umukobwa nk'uwo ntago ari uko aba ashaka kuba iki kintu yagikura mu, ahubwo we aba afitemo ikintu cyo kuvuga ngo ntavunika, ariko nta hantu atakura amafaranga, ntahabaho amafaranga yayabona kandi yakoresheje ubwenge bwe n'imbaraga ziwe. Wabwira iki abakobwa badakunda kwibumbira mu gushaka akazi cyangwa se gukora imirimo y'amaboko yabo kugira ngo barebe ko bakubaka future yabo, bakajya mu bijyanye no kujya gushaka ba sugar daddy, kujya kuryamana na ba Kamaro, kireba ibiceri Kamaro yakoreye muri hose cyangwa se muri YouTube akashaka kuza kubinkiza, urumva, kandi akagombye kugenda agacreatinga ikintu yagakoze nawe ku giti cye, kubera ko uyu munsi umukobwa n'umuhungu n'abantu batandukaniye, buri umwe wese afite ubushobozi bwo kuba yagenda akajyana propose ahantu akababwira ibintu ashoboye. Wabonye ko n'akazi kenshi dusigaye tugahuriraho, wababwira icyo abo bantu bameze gutyo? Njye icyo nababwira, bakura amaboko mu mifuka bakore, ko nabo barashoboye. Umukobwa icyo umugabo yakora nawe wagikora, nta kintu na kimwe umugabo yakora atakora. Kamaro, umukobwa ufite nyashi nicyo gishoro muri iyi minsi, big nyashi. Ubwo nyashi ni buri n'umukobwa ufite ikibuno kinini, n'umukobwa ufite ikibuno nicyo gishoro, kumubwira ngo agende ngo akore ikindi kintu runaka. Ayo naho ngo kumubwira ngo umusubizi wabo mu cyaro, none se umukobwa udafite yaramaze kwisiga amavuta y'i Kigali. Umukobwa udafite inyuma ufite imbere we ntago byabigira igishoro. Kandi benshi bemera bakajya no gushaka cya kibuno bakajya no kugikoresha kugira byibuze. Abantu bameze gutyo rero uzajya ubabona ujye babwira ngo ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere. Yes, aha ni kuri 5G TV mwabibonye, turi kumwe na Giramata, akaba ari umuhosta uri kuzamuka, nagiye njya muri shows zose zitandukanye, nkabona afite n'abantu ukoresha irebanga kugira ngo abantu baze kuguteza imbere. Ni nk'Imana nyine bikora, gukundwa cyane nyine biterwa n'ukuntu banye n'abantu. Nyine nanjye mbona byikoze, sinzi ukuntu bigenda. Okay, niki usangiza abantu b'igitsina gabo bahuriyeho bagukundira? Bankundira ikintu basangiza bagukundira niki? Akenshi ngo nditonda. Kwitonda nibyo basangiza? Oya, ntabwo ari byo mbasangiza, nikomeze. Yewe tubwitonze, yewe uritonda koko, hitonda ishoka. Okay, DJ T Brown, dusoza ndashaka ugire inama utanga ku bantu baba entertainer muri iyi minsi, ubona ko bameze nk'abantu bahanganye wagira ngo byabaye amashyaka. Ariko n'ubundi amashyaka ntago azashyira, agazashyira, ariko amashyaka atarimo amoko. Ndavuga buri muntu wese no mu Rwanda shyaka w'umuntu afana cyangwa se w'ikintu yumva kimunogeye cyangwa kimuryohera. Amashyaka atarimo amoko numva nta kibazo. Niba ngiye Kamaro aka kanya turi mu kiganiro, title yawe n'ibintu byawe ukora nagufana atitaye ku kintu runaka, yakagufana nari nanjye naza kumfana kamfana nari. Ikibazo ni kimwe, ni uguteranamo amagambo akavamo gushaka gufatinga ugasangajemo n'ibirozi cyangwa n'ibintu by'amoko, ibyo nibyo bibazo. Na ubundi fight zizagumaho, urumva, kuko fight zibayeho mu kazi buri wese abashaka kuva ku yindi eva ngo ajye ku yindi, ntabwo twese tunganya energy, ntabwo tunganya n'ubushobozi. Ibyo rero byo bizahoraho. Bruce Melody azahangana n'ubundi na Melody na ko Melody azahangana na Debeni, sibyo? Philipita azahangana na Brian runaka, Philipita nanjye tuzahangana nuko. Ngaho nyumvira. Urashaka muzahangana? Tuzahangana mu gukora akazi. Mu gukora akazi. Oya, wakora akazi muri jare yawe naga akora akazi muri jare yanjye, urumva icyambere. None se bateguye amarushanwa aberaho kurushanwa manje kugira ngo agaragara watsinze. Nibyo mvuga rero, cyangwa se uhiga abandi. None se nguko guma zabayeho, nibyo nibikomeza bibaho amafaranga n'umuntu azakomeza yinjire mu Rwanda, sibyo? Akona akazi. Umbwira aba DJ batanu aba DJ babiri wemera hano mu Rwanda
wowe wivanyemo ubona ko bamaze kugoyinga viral oya no kubita twanzura tunasoza kuko bafite amafaranga se oya kuba DJ nyine wemera babavanzi b'imiziki bazi ko entertaining abantu bafite na public abo nemera rero banarenze ntago barinjira mu entertainer ngo abantu bababone cyane kuko abantu bose oya turi kuvuga bagaragara apana abo ngabo babizi batagaragara batazwi tuba tuvuga abantu bazwi nyine b'abastari wowe uvuga ati wenda ni Marono ni Toxique ni Philipita ni DJ Buriane ni DJ Sonia ni DJ Mupenzi ni Bisoso we aba DJ babiri wemera babagabo nje mu DJ nemera ni DJ Caspi aha uwa kabiri ni Toxique akabakobwa babiri abakobwa se abakobwa babiri je rero buri abakobwa nemera abonse kira gikobwa nago cyabura Mambo vipi muri beat Brian muri beat uwa kabiri uko azi kwigwanaho sibyo uwa kabiri Sony okay murakoze cyane aha twa turi kuri 5G TV dusoza tubabwira ngo mukore subscribe ndetse muduhe ibitekerezo byanyu muri comment share ndetse na like hanyuma nakagaruka turi kugenda tubazanira talent cyashya ndetse n'abandi bantu bashyashya binjiye muri industry barimo baragenda bakora step by step no kuvuga ngo nta rungu bombo crat ndapiyeta bomba ya shata none se show ya Sunday pour party nanga kuri Great Hotel ebana don't miss kabisa every Sunday angaha muri Great Hotel tuba dufite icyo bita pour party itangira saa 4 za kumanywa abantu batangira koga saa 4 za kumanywa bari ibyamamare byinshi aba influencer benshi ebana bameze neza cyane nawe niba ukunda sport yo koga cyangwa se niba ukunda swimming competition yiwe ya minia turakubwiye ngo iki cyumweru tuzahurira ubundi twashumike ni yaye